welcome back again bantu b'imfura cyane. Nizere yuko mumeze neza mu bintu muba mukomeje gukora mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Ni ukuvuga ngo iyi video ni y'abagabo. Niba uri umugabo cyangwa se uri umwana w'umuhungu witegura kuzaba umugabo, imyaka waba ufite iyo ari yo yose, iyi video ni yawe. Ni ukuvuga ngo bikomeje kugaragara ko muri no minsi tugezemo, muri no myaka iyi ngiyi y'ikoranabuhanga cyane, uri gusanga abagabo bari kugenda baba abanyantege nkeya, ugereranyije n'abagabo ba kera. Tuba tugerageza kugenda tureba ibintu bagiye badusigira by'ubwenge mu nyandiko za kera. Ni ukuvuga ngo rero ibi ni ibintu 8 bishobora kuba byatuma nyine abagabo aho uko waba ungana kose, ibi bintu urabikeneye. Kuko muri ubu buzima nugenda ukagereranya abagabo ba kera n'abagabo b'ubu, wasangaga abagabo ba kera bariya basogokuruza dukomokaho, wasangaga bameze nk'intare imbere y'abagore cyangwa se mu miryango yabo. Ariko bitewe n'uko abagore akenshi nta mbaraga bari bafite, ntabwo bajyaga kwiga, ntabwo bakoreraga amafaranga, ariko bitandukanye n'ubu ngubu. Ahangaha iyo iki gihe tugezemo usanga ibintu byarahindutse. Ni ukuvuga ngo rero twihutishije, ndashaka duhere ku kintu cya mbere nk'umuntu w'umugabo aba akwiriye gukora. Ikintu cya mbere, irinde gukora ibintu bibi ubisimbuze ibintu by'ingirakamaro mu buzima bwawe. Ahangaha uzasanga yuko kugira ngo ubashe kuba wabaho uri umuntu wiyubashye cyangwa se uri umuntu uteye imbere mu buzima ubwo ari bwo bwose, bizagusaba ko usimbuza ibintu bibi ushobora gukora, ubisimbuza ibyiza bituma ubuzima bwawe bugira intambwe buvaho n'ahandi bujya. Ahangaha bizatuma unabaho wishimye, ufite amahoro. Ikintu cya kabiri, uzirinde gutwarwa n'irari mu buzima bwawe. Ahangaha nsoma zino nyandiko za kera bavuga ku cyane ku bintu bijyanye n'abagore, kuko usanga umuntu w'umugabo cyangwa se umusore yirirwa yiruka inyuma y'abakobwa. Nta kindi kimuri mu mutwe no kwirirwa yiruka inyuma y'abakobwa benshi batandukanye. Oya, niba uri umugabo bakubwira yuko bikwiriye yuko waba ufite umugore umwe, cyangwa se wavuga ngo ugiye gushaka undi, nawe ukamushaka ariko akaza akaba mu rugo nyine nawe nyine ari uwawe nk'uko bitirirwaga. Ariko uzasanga ibyo bintu bizakugora. Ariyo mpamvu bagira inama abagabo kuba ushobora kugira umugore umwe. Niba uri umusore ukagira umukunzi umwe, apana kuvuga ngo uri kwiruka inyuma y'abakobwa benshi cyane batandukanye, kuko aho ngaho uzasanga intego zawe z'ubuzima cyangwa se imbaraga zawe wagakoresheje uri gutera imbere, uri kuzimarira muri ibyo ngibyo kugira ngo uhaze irari ry'umubiri wawe cyangwa se ibyifuzo byawe. Oya, ahangaha bakubwira yuko ugomba gukontorora umubiri wawe. Kuko nsoma hari nk'interuro nasomye ikomeye cyane muri zino nyandiko z'aba banyabwenge ba kera. Baravuga ngo umuntu wese uzabasha gutera imbere n'umuntu uzakontorora irari ryiwe cyangwa se ibintu ararikira. Ibintu byose bishobora gutuma kugutwara imbaraga zawe, uzabasha kubikontorora, uzabasha gukontorora umubiri wawe. Niba ari ukubyuka kare saa 10 z'igitondo ukajya gukora imirimo iguteza imbere, icyo gihe uzabyuka nyine ugende, kuko uzaba ubasha kwiyambura ka kanyamuneza ko gukomeza kuryama mu gitondo. Kuvuga ngo ikintu cya gatatu ahangaha ndagira ngo twihutishe, uzirinde cyangwa se gendera kuri ikintu twita betting, urusimbi. Ahangaha bijya bibabaza cyane iyo usanga abantu b'abagabo cyangwa se b'abasore b'urubyiruko basigaye birirwa mu rusimbi, muri za betting, ariko ngo bari gushaka amafaranga ku muzungu. Biriya bintu ntabwo bibaho muri make. Ahubwo ubishoboye wakora nawe kampani yo gutuma iyo kampani ya betting, kuko imibare baba barasetinze ntabwo ushobora gutsinda. Ahangaha rero gerageza uburyo bwose bushoboka udatwarwa n'icyo twita betting cyangwa se ibyo twize kwita urusimbi. Icyo ni ikintu cya gatatu. Ikintu cya kane ukwiye kumenya nk'umugabo, rwanya ubujiji ndetse wite no ku buzima bwawe. Ahangaha harimo gusoma ibitabo unakore cyane. Ni ukuvuga ngo ahangaha uzasanga abagabo benshi ikintu cyagiye kibaca intege cyangwa se kiri gutuma bacika intege muri ino minsi tugezemo. Abagabo benshi ntabwo bagishaka kwicara ngo basome, ntabwo bagishaka kwicara ngo bafate umwanya wabo bihugure. Fata umwanya wawe wihugure, wumve video z'ingirakamaro, wumve audio y'ingirakamaro, ugende ufate amafaranga yawe ugura igitabo, wicare ugisome, ukirangize ugura ikindi. Ibyo ngibyo bizatuma ushobora kubaho muri ubu buzima
uri umuntu ufite ubumenyi bwo gutuma ugomba kubaho. Icyo ni ikintu cya kane. Gerageza uburyo bwose urwanya ubujiji, usobanukirwe, uri umuntu usobanukira ibintu byinshi cyane ku buryo n'abana uzabyara cyangwa se n'abana bawe niba ubafite ubasha kubigisha bitewe n'uko uri umuntu usobanukiwe ibyinshi mu mayobera y'ubu buzima. Ikintu cya gatanu, ntuzirengagize ubuzima bwawe bwa roho cyangwa ubuzima bw'umwuka spirituality. Ahangaha harimo wenda se niba senga, niba wenda se utabona umwanya ukoresha uburyo ushobora no gukora meditation kugira ngo ubuzima bwawe bw'imbere. Ahangaha bituma ubasha kuba uri umuntu ukomeye mu buryo bw'amarangamutima, utashobora kugera mu bibazo wenda se ibihe bibi byakugezemo wabigezemo ngo usange uri kurira. Oya, ahangaha umuntu ukomeye mu buryo bwa roho cyangwa se mu buryo bw'umwuka, ibintu bijyanye no gusenga n'imyizerere bitewe wenda n'uruhande urimo. Ikintu cya gatandatu, emera ububabare bw'ubu buzima. Ni ukuvuga ngo nk'abagabo bijya bibabaza cyane iyo ubonye nk'umuntu w'umugabo wenda yageze mu bibazo bikomeye, yatangiye guhura n'amayobera y'ubu buzima n'ibyago bitandukanye. Wenda se bamuvuze nabi, barimo kugutuka, barimo kugusebya, ugasanga byamubabaje arenda kurira, cyangwa se ukabona rwose afite agahinda ari kugira ngo abantu bamugirire impuhwe. Oya, ni ukuvuga ngo ibintu byo kurira n'amaganya no gutaka ntago ari iby'abagabo. Usangaga bano bagabo ba kera babaga baramenyerejwe ko ubuzima bugizwe n'ibice bibiri, harimo ibyishimo hakabamo n'umubabaro cyangwa se hakabamo n'ibintu bibabaje. Ahangaha niba uri umuntu w'umugabo, ikintu cyagakwiye kugutuma ubabara cyangwa se ukaba wataka ni ikintu kiri kukubabaza mu buryo bw'umubiri. Wenda se ukoze impanuka cyangwa se uri ku rugamba barakurashe, cyangwa se wenda nyine ububabare bw'umubiri. Ariko ibi bibazo tugenda duhura nabyo nk'abagabo ntago bikwiye gutuma ujya hariya ngo urire ngo abantu bakugirire impuhwe. Oya, icyo gihe nurira abana uzabyara cyangwa se abana bawe ufite cyangwa se umugore wawe n'abandi bantu, icyo gihe bazagutera icyizere ahubwo bo bazahogora. Oya, hagarara nk'umugabo, uhagarara ushikamye mu by'ubu buzima. Nujya no kuva muri ubu buzima uzabuvemo nk'umugabo. Noneho ikintu cya karindwi twihutishije, uzasobanukirwe uko abagore bateye. Ntugahangane n'umugore cyangwa ngo ube wahangana n'umuntu w'umukobwa. Oya, kuko menya ko utari umugore. Icyo gihe ntuzigere wenda se harimo n'abakubita abagore. Oya, icyo gihe uba wamaze gufiringa. Gukomera nk'umugabo uvuga uti ntabwo ushobora guhangana n'uyu muntu kubera ko ari umugore, kuko duteye mu buryo butandukanye, ariko cyane cyane abagabo duteye mu buryo bukomeye bwo kwihangana no kuba dushobora kwihanganira ibintu byinshi cyane bitandukanye, kandi ibyo bintu ukabicamo neza nk'umugabo. Ikintu cya nyuma rero, ari nacyo cya nyuma, shaka amafaranga ariko ntuyaharire ubuzima bwawe bwose. Fata umwanya uruhuke, wishimire ubuzima. Ahangaha nukora ubushakashatsi uzanabibona nawe, nudusoma n'ubundi bushakashatsi bw'abandi, uzasanga abantu b'abagabo bakunze kwicwa n'ibintu bijyanye na stress, bijyanye na depression, bijyanye na apana depression ariko nabyo izamo, kuko bijyanye n'umutima, umuvuduko w'amaraso. Oya, kubera yuko bahora bafite stress, wenda ibintu biri kugenda neza. Uko byagenda kose menya yuko ibyishimo ari ryo shingiro ry'ubuzima bwawe, ari ryo shingiro ryo kubaho, ryo ugomba kubaho muri ubu buzima. Oya, shaka amafaranga, byo ni ingenzi nk'umugabo, kuko uzabazwa byinshi, uzagira inshingano nyinshi n'ibintu byinshi uzagenda ugeraho, amafaranga azabigufashamo. Ariko uyagira ubuzima bwawe ngo wumve yuko ubuzima bwose bushingiye aho ngaho, urara udasinziriye. Oya, fata umwanya uruhuke kandi wishimire ubuzima, ubeho mu buzima bunezerewe. Ibyo bintu 8 nubasha kubikurikiza nk'umugabo, ndakubwiza ukuri, ubuzima bwawe buzahinduka kandi uba ushobora kubaho muri ubu buzima uhagaze ushikamye nk'umugabo. Nujya no kubuvamo mu gihe uzaba ushaje, cyangwa se bitewe n'amayobera y'ubu buzima ugiye udashaje, uzabuvemo nk'umugabo kandi urabubayeho neza wishimye. Reka nkubwire ngo wibuke gukora subscribe aho hasi ndetse no gukanda kuri like kugira ngo tujye tubasha kubana buri munsi. God bless you. Ciao ciao.